Kwisi imodoka si uburyo bwo kugenda gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'icyubahiro n'ubudahangarwa n'ubuzima bugezweho. Ariko se iyo tuvuga imodoka zihenze cyane, izo zigaragara mu maboko y'ibyamamare n'abayobozi bakomeye hano ku isi, haba hari itandukaniro. Uyu munsi turareba imodoka ebyiri zidasanzwe hano mu Rwanda. Imodoka itunzwe n'umuhanzi Bruce Melody, umuhanzi ukunzwe cyane n'abatari bake. Turaza no kureba kandi n'igikoko cy'imodoka nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Ni izihe mpamvu izi modoka zivugisha benshi? Ni iki gituma ziba ikimenyetso cy'icyubahiro mu gihugu cyacu kandi zigatinywa na buri umwe? Abo twari twegeranye batangiye kuryana inzara babaririza ubwoko bw'iyi modoka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ajemo ndetse na Jeannette Kagame. Bamwe bati erega ni icyaha, abandi bati irasanzwe, abandi bati se mama yitwa ngo iki. Byose byatangiye ku itariki 4 z'ukwa karindwi. Stade Amahoro yari yuzuye yapfutse no hejuru, kandi yuzura ku bantu byibuze 45,000. Tutabariyemo kandi ababa bari muri serivisi zigiye zitandukanye n'abandi bashobora kwigaragaza mu kibuga. Yari saa 4 z'amanywa. Igihugu cy'u Rwanda kizizaga ibirori byo kwibohora ku nshuro ya 30. Nibwo umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame yahageraga ari mu modoka y'igikoko ifite umutamenwa kuko iri bulletproof. Amaso yacu yararimo abyitegereza, naho abadahari n'abanyamahanga bari kubirebera kuri TV nako televiziyo. Nje rero nk'umugaragu w'ibyegeranyo by'ejo hazaza nakubise amaso imodoka mbona nta handi isiza mu bwonko. Nahise mbona ko ngomba guhita nzunguza ubwonko nkegura inyandiko zanditswe n'abahanga ku imodoka. Icyambere bambwiye nuko bahise bambwira ko iriya modoka ariyo modoka ushobora kwicaramo ukaburinzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika yose. Iyi ni imodoka ikorwa n'Abadage yitwa Mercedes-Benz S600 Garden Formatic, yambaye moteri ya V12. Imaze igihe mu Rwanda nubwo itagaragara cyane. Ikirahure cyayo kimwe cyonyine kinganya ibiro na moto isanzwe ubona abamotari bagenda, kuko ikirahure cyayo kimwe gipima ibiro 120, naho moto igapima ibiro 123. Iyi modoka yikubye mu buremere Land Cruiser V8, kuko yo ipima tone 5, naho V8 igapima tone 2.5. Ibiturika byose wata munsi yayo yahita ibizinya mu kanya nk'ako guhombya. Isasu ryose warasa ku kirahure ryaturika rigashwanyuka ntacyo rigitwaye. Iyi modoka yubakanye telefone yo gutabaza byakomeye, ifite buto ukandaho ikamenyesha icyitwa cyose ishinzwe umutekano ugomba gutabarwa byihuse. Ni buto yitwa panic button. Iki gitangaza cy'imodoka cyagusaba kwitwaza miliyari kugira ipariki wawe. Aha ni mu gihe hatarongerwamo ibindi bintu by'ubwirinzi bidapfa kumenywa n'uwari we wese, kubera ko iba ari iyo nyakubahwa. Hari byinshi bigirwa ibanga ndetse bitanazwe. Turi mu isi y'iterambere, aho ubwiza bw'imodoka bujyana n'umutekano. Gusa imodoka wasanga ni ibingibi byonyine ni Mercedes-Benz S600. Umurage w'Abadage umaze imyaka 90 ukora imodoka zubakanye ubudahangarwa. Aho byose byatangiye yari mu 1928 kugeza mu 1932, aho hubatse imodoka ya Mercedes-Benz Nürburgring 460 yubakanye ibikoresho birinda uyirimo. Naho kandi mu 1930 kugeza mu 1938 hahise hasohoka Grand Mercedes 770, ikaba yarakoreshejwe n'abantu bazwi cyane hano ku isi nzima dutuye nka Imperial Hilton, umwami w'abami w'Ubuyapani. Uyu murage w'Abadage kandi warakomeje kugera no kuri Mercedes-Benz 600 Pullman. Naho 1979 hari mu gisekuru gikorwa n'abanyabirori cya Mercedes-Benz G500 benshi bakunze kwita Barabas. Ahaho ndaza kuhatinda bitarambiranye, kuko icyo wahita umenya nonaha nuko Barabas si imodoka ikorwa n'uruganda nk'izindi nk'uko bavuga Toyota cyangwa Mercedes, ahubwo kampani mu Budage ikora tuning ndetse no guhindura imodoka cyane cyane za Mercedes kugira ngo zirusheho kugira imbaraga, ubwiza n'ubukomere. Iyo nta yindi ni Barabas, yashinzwe mu 1977 mu mujyi wa Bottrop mu Budage. Ifata imodoka za Mercedes-Benz, Maybach,
na smart ikazihindura mu buryo buhebuje. Ikigenda igahindura ni moteri, kuzongerera imbaraga, umubiri w'imodoka body kit, ndetse ikagenda n'imbere mu modoka igahindura interior design, kandi n'ibikoresho byose bigatuma imodoka y'icyubahiro. Hari na version z'icyubahiro cyane ka luxury ndetse n'umuvuduko udasanzwe wa sport. Ikimenyetso cya Brabus gikunda kugaragara mu nyuguti nini ya B. Ni ukuvuga ko imodoka ya Brabus iba Mercedes cyangwa indi Mercedes Group Car yahindura imbaraga na Brabus bigatuma ibihambaye kurusha yasohotse ivuye mu ruganda rwa Mercedes. Urugero ni Mercedes Benz G-Wagon, ikozwe na Brabus ibikomeye cyane kurusha isanzwe, ikitwa nka Brabus G800 cyangwa Brabus 900 Rocket. Noneho ndizera umaze gusobanukirwa ko iyi modoka y'igikoko umuhanzi Bruce Melody atunzeho, ndetse n'umushabitsi Zari Hassan. Gusa kandi ibya Bruce Melody na Hassan reka byombe mbyibikiye, ndaza kubikubwiraho mu kanya. Twongeye kugaruka inyuma gato, Mercedes yongeye kuri kuruza muri 2016 kugeza 2021 ubwo yashyize hanze imodoka ya Mercedes Maybach S650 Pullman. Kandi 2021 babashyize hanze ikitabashwa cy'imodoka ya Mercedes Benz S680 Garden Formatic, ari nayo mwabonyemo nyakubahwa agendamo. Ibi twari twatangiye tubivugaho. Nubwo kandi ari imodoka idakundwa kugaragara hariho hose, ni imodoka y'agatangaza cyane. Ni imodoka y'igikoko ifite ubwirinzi buhambaye, kuko iyo ishobora guhenda bitewe n'ibyashyizwemo imbere cyangwa se n'ibindi biyizengurutse. Nuko kandi imodoka idasanzwe yavutse maze tuyibonanamo His Excellency Paul Kagame ayicayemo na madamu we Jeannette Kagame. Ariko tukiri aho tubanze dusubize wa mwambi wacu w'ibihe inyuma, maze twigarukire ku itariki 18 z'ukwa kabiri 2022 ubwo senateri Havugimana Emmanuel yavuze ku modoka Bruce Melody, bigakurura impaka ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe nyuma yo kubona inkuru z'uko Bruce Melody yaguze imodoka ya miliyoni zirenga 200, senateri Havugimana yagaragaje igitekerezo cy'uko aho kugura iyi modoka uyu muhanzi yari gutekereza gushinga ishuri, nibura abana bakazaryigamo bakajya bahora bamwibuka. Ni amagambo yakuruye impaka ku mbuga nkoranyambaga muri icyo gihe. Ati, njye uriya musore simuzi, wenda ngo nanamugirira ishyari. Navuze biriya nk'umubyeyi wanagiraga inama umuhungu wanjye. Rero kugura imodoka ya miliyoni zirenga 200 yo kujyana mu muhanda ni igihombo ku gihugu. Senateri kandi yavuze ko kubwe Bruce Melody nibura yari gushinga ishuri ryigisha umuziki, bityo bikaba inyungu ku gihugu ndetse n'abato. Ibi bikaba byanafasha umuhanzi mu gihe yaba atagihari, kuko abaryizemo bajya bamwibukiraho. Uyu mugabo kandi yavuze ko ubwe asanga umuntu yagatekereje kugura imodoka ya miliyoni 200 mu gihe afite ndahagije kuri konti ye. Yongeye avuga kandi ko kugura imodoka nk'umwana w'umunyarwanda yakagombye kuba yaratekereje kubaka inzu nk'eshanu cyangwa enye. Yavuze mu magambo agira ati, turebe no mu buryo bw'ubukungu, aho kugura imodoka ya miliyoni 200 wakubaka inzu nk'enye cyangwa eshanu, bityo ayo mafaranga akagoma mu gihugu kuko yinjira mu mifuka y'abafundi, abayede n'abandi bose bayikoraho. Nyamara kandi ibyo byose byari bitugereranyije n'ibyari biri kubera mu gihugu cya Tanzania, aho Zari Hassan yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imodoka mu bwoko bwa Brabus. Yari ifite plaque yanditseho ibintu bikunze gukorwa n'abanyacyubahiro nk'abaperezida b'ibihugu n'abandi bantu mbarwa bafite agatubutse ku isi, kuko benshi barabitinya kubera umusoro wawo bisaba. Nyamara icyo gihe Zari Hassan wari uri kubarirwa umutungo we muri miliyari 9 z'amafaranga y'u Rwanda, yerekanye ko ibyo bitamukanga, bivuze ko yiteguye kwishyura iyo misoro. Yongeye hati, ndashima Imana kubw'ubuzima. Asa n'ugaragaza ko yishimiye kubasha kongera imodoka y'igiciro mu zindi asanganywe. Imodoka zo mu bwoko bwa Brabus zirahenze cyane, ku buryo ibiciro by'ubwoko bw'imodoka butandukanye. Igiciro kigaragazwa ari $55 by'amadolari ya Amerika. Hano ni ukuvuga miliyoni 55 z'amafaranga y'u Rwanda ku bwoko bwitwa Brabus 92R. Iyi niyo modoka ihendutse mu bwoko bwa Brabus.
hakaba kandi imodoka yo mu bwoko bwa Brabus 800 igura hagati ya miliyoni 350 na miliyoni 550 z'amafaranga y'u Rwanda. Na imodoka yo mu bwoko bwitwa Brabus GV12 900 igura 670 by'amadolari, ni ukuvuga miliyoni 670 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Zari Hassan wari koroje cyane ari mu gihugu cya Tanzania, ubwo kandi nyine Bruce Melody yari ari kwegeranya amafaranga kugira ngo abashe kuyimanura yizane mu Rwanda. Zari nawe yakomeje rero kuvugwaho n'abantu batari bake, haba ibitangazamakuru byawo n'abandi bose baturiye isi. Zari Hassan w'imyaka 41 ni nyina w'abana 5 barimo 3 yabyaranye na Ivan Semwanga witabye Imana kwa 25 Gicurasi 2017, ndetse n'abandi 2 yabyaranye n'icyamamare mu muziki wa Afurika y'Iburasirazuba Diamond Platnumz. Ariko nge sinaje kubabwira ubuzima bwe bwite, ahubwo n'imodoka z'agatangaza zivugisha benshi hano mu Rwanda, haba Brabus ndetse na Mercedes twatangiye tuvugaho. Gusa kandi icyo wamenya, nubwo turi mu isi yihuta aho imodoka iba ikimenyetso cy'ubutunzi n'imbaraga, u Rwanda ruhagarara nk'igihugu gifite icyerekezo n'icyubahiro. Imodoka Bruce Melody igaragaza inzozi z'umuhanzi wiyubatse, nayo nyakubahwa His Excellency Paul Kagame ikaba ishusho y'ubuyobozi, umutekano n'ishema ry'igihugu. Ibuka gukanda subscribe, fungura inzogera kugira byose byiza biri hano bitazagera bigucika. Nge nitwa Djeey Wakanda Filmers, ndabashimiye.